Gituza bro, hari ahantu buri muntu wese aba hakeneye kazi. uko waba bakeneye kose ugiye wuka ko ngewe ndi umwana ntabwo ari ngombwa guhora unobora. Ariko nawe rwose urasetsa, wari uzi ko iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye ni ngombwa kuko buri muntu agomba gukura yishyira. Ese hari umuntu wabonye wiyanga? Sawa nakubarira iki, ujye ukomeza ukure wishyira, hari igihe uzikurura wishyira no mu kagozi. Ariko siko mba numva ibintu wabigize danje, ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Niba ari uko nkutobora wowe wajya unobora ubundi. Ntabwo mama bizana turi kumwe. Ngewe hari ubwo nkusohora twese tuba twicaye hamwe, nta mpamvu yo kuzuza ntabwo ngewe ndagutobora. Nawe ujya urya cyangwa se ubyihorere, ntabwo ari ngewe uzajya ukuriye. Aha njye ngira agati nk'akarinda imijugujugu, kandi kwerekana ko ushoboye ikintu ntabwo bikorerwa mu magambo gusa, bikorerwa no mu bikorwa. Byose uri kwivugisha, hari igihe kimwe nzagutungura, kandi igihe nzagutungura uzatunga ugutunguwe. Ndi kumva ugarukanye ingamba nshya kabisa. Ndakwizeza ko nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi. Izo ngamba utazifata ndakwizeza ko bitashoboka kuko ntabwo uzabanziritse amaboko. Akanyoni karavuze ngo ashwida sinishoboreye. Ariko ngewe ibyaho kanyoni n'ibindeba uko ndashoboye, kandi kugerageza nibyo by'ingenzi kuruta ibindi byose. Buretse wowe ntaribari. Ariko se ubundi uretse kunesha umutwe no kugira inda nini n'umururumba, wemaze kugucura inshuro zingahe? Uba wigagaje wirakaje. Uretse uyu munsi nzagukorera agatendo. Yes, the match will go to begin. Kuba wapanuye nanjye napanuye. Ahangaha niho nanjye icyo gihe nari negereje kugira ngo umwanya wo kubukoca wo kubuyobozi ubuveho. Nanjye shaka kuwufata. Ya baba. Yego we, ndikumva wateguye intambara ikaze kuko ndi kubona urugamba rutoroshye. Ariko ibyo wakora byose ushaka kuba ufite udusasu tworoheje, ariko umenye ko ngewe ufite bomba atomike. Iyo bomba atomike uri kwiratana mu kanya gatoya nko kuguhumbya biraba igiye hasi maze ishwanyagurike ku buryo idashobora no kurasa n'agashishi na kamwe ngo ibe yakamanyagura. Ariko babivuze ukuri koko, ngo urushishi rwigereye inzovu ngo rwayica. Gusa Imana ihabe pe, yigaragaze kuko aho bigeze ahangaha ntacyo umwana w'umuntu yashobora. Iyo Mana uri kuvuga ngo ihabe, mu kanya nk'ako guhumbya muraba mwicaranye mu ijuru ryayo. Cyangwa niba itagukeneye irakohereza kwa Satani aba ari we mubana, kuko niho hari imigabane myinshi.